buzima bwa buri munsi hari ibintu byinshi umuntu ahura nabyo bishobora kumuteza imbere cyangwa bikamugiraho ingaruka mbi. Gusa hari bimwe mu byo dukora cyangwa se duhura nabyo bisaba kwitondera cyane, kuko bishobora gusenya ejo hazaza hacu cyangwa tukisanga mu bibazo bikomeye tudafiteho control cyangwa tutasubiza ku murongo. Buriya kuba maso, gutekereza mbere yo gufata icyemezo no kumenya aho uhera cyangwa se nawo mugendana cyangwa se naho ujya ni ingenzi cyane. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ukwiye kwitondera mu buzima kugira ngo urusheho kugira icyerekezo, kugira umutekano kandi wubake ejo heza harambye kandi hafite akamaro kuri weho no ku bandi bantu. Twihuta ku mwanya wa mbere, ikintu ugomba kwitondera: inshuti. Ariko kuko buriya inshuti habamo inshuti nziza hakabamo n'inshuti mbi. Rero inshuti buriya itagufasha gukura cyangwa se no gukora ibikwiye, ishobora kujyana mu mico mibi nko kunywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi cyangwa ubujura. Rero witonde umwicarana, uwo uganira nawe cyangwa se ugisha inama. Kenshi uwo ni ushobora kugwisha mu mitego utateganyije. Reka twihute turebe ikintu cya kabiri ugomba kwitondera mu buzima: amagambo uvuga. Ijambo rimwe rivuzwe nabi cyangwa se ryuzuye uburakari rishobora gutuma utandukana n'inshuti, umuryango cyangwa ugatakaza icyubahiro. Ijambo ryiza rirubaka kandi rikanimura umuntu ukava ahantu habi akajya heza, ariko iribi rirasenya. Reka twihute ku mwanya wa gatatu. Niba wumva ibintu ndi kuvuga ari byo, dukore subscribe kuri Big Green TV. Impamvu ya gatatu y'ikintu ugomba kwitondera: gufata imyanzuro yihuse. Hari ubwo abantu bafata ibyemezo batatekerejeho bihagije, no gusezera ku kazi, gutandukana n'umukunzi cyangwa se gutangira ibikorwa utarize. Ibi bishobora guteza ibibazo birambye, ibibazo nyine bihoraho. Urumva gufata imyanzuro yihuse, nk'urugero nk'ubwo mumaze kubahereza reka mbisesengure neza, nko gusezera ku kazi. Ugasanga wenda ufite nk'umukunzi cyangwa se undi muntu arakubwira uko ibintu ukora atari byiza, ariko ufashe umwanzuro wo kuvuga ati akazi ndagasezeye. Ibyo bintu bishobora guteza ikibazo kirambye cyangwa se ikibazo cya burundu. Ikindi, gutandukana n'umukunzi wawe. Abantu bahujya amatwi bakavuga amagambo menshi ngo uriya muntu ngo urabona ngo bimeze gutya na gutya, ugasanga muratandukanye. Ibyo nabyo bishobora guteza ikibazo cya burundu, cyangwa se ugasanga uri gutangira igikorwa nta inosiyo n'imwe ugifiteho. Kuko ubonye umuntu ari gukora ikintu nawe utangira kugikora, ushiramo amafaranga menshi, utangira gukora ikintu n'amafaranga menshi. Ibyo bintu bishobora gutuma burundu wiheba ugateza ikibazo kirambye. Iyo umuntu avuze ikintu kirambye ni ikintu cya burundu kitazapfa no gushira vuba. Reka twikomeze ku mwanya wa 4 y'ikintu ugomba kwitondera: ubucuti bushya. Buri muntu mushya mu buzima si umwizerwa. Hari abaza bagamije inyungu zabo gusa. Rero witondera abaza. Buriya abantu baza kuganiriza urukundo cyangwa se ubucuti vuba cyane ntubamenye neza. Abo bantu nyine bakaza direct ukabona nyine inshuti nshyashya. Akenshi abenshi hari zari iz'ukuri ko inyinshi zazishakira inyungu zabo bwite, rero cyangwa se inyungu zabo gusa. Rero niyo mpamvu guhitamo ubucuti bushya ari ikintu umuntu wese agomba kubanza kwitondera. Reka twikomeze turebe ku mwanya wa 5 ikintu ugomba kwitondera mu buzima kugira ngo ugire iterambere no gukura birambye. Gusa niba bikunze udukore subscribe. Ikintu cya 5, ibitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu washyize kuri Facebook, Instagram cyangwa se TikTok cyangwa se YouTube bishobora gukoreshwa n'abandi kugira ngo bakugirire nabi, gutuma akazi cyangwa se gutuma utakaza akazi cyangwa se ugatakaza icyubahiro. Shyiraho ibikwiye kandi witonde amagambo ukoresha. Urumva ibi bintu dushyira ku mbuga nkoranyambaga, akenshi ugomba kubanza ukabitekereza.
iyo ufashe ikintu kibi ukagishyira kuri YouTube, ukagishyira kuri Facebook, ukagishyira kuri Instagram, ukumva ko ibyo bintu nyine imbuga nkoranyambaga bashaka kuzikoresha nka kimwe mu bikoresho byagushinza uramutse uhuye n'icyaha, bikagushinza mu buhamyacyaha, kandi ugasanga icyaha kiragufashe bitewe n'ibintu wowe wishyiriyeho bikagukoraho. Icya gatandatu, imico y'abandi iyo utangiye kuyigana cyangwa se kwigana imico y'abandi. Igihe uri ahantu cyangwa se uri ahantu hashyashya, si ngombwa ngo uhite wigana imico y'abandi ngo wigane ibintu utazi. Si uko abandi babayeho ari byo byiza, oya, nawe gutyo ubayeho ni byiza kandi birahagije. Gukurikira imyambarire yabo, bakurikira imvugo yabo cyangwa se imyitwarire y'abandi utazi aho bituruka bishobora kukuyobya. Banza utekereze niba ibyo wigana bihura n'indangagaciro zawe, maze ubone gukomeza kubikora. Reka twikomereze n'umwanya wa 7 w'ikintu ugomba kwitondera kandi ukacyubaha: indangagaciro zawe. Impamvu indangagaciro ari ikintu ugomba kubanza gutekereza mbere yo gukora ikindi kintu, ukazitekerezaho mbere. Iyo utangiye kwemera gukora ibintu bihabanye n'icyo wemera cyangwa se ibyiza wigishije, nko kubeshya, kubeshyerwa, kwiba, gusuzugura, uba utangiye kwica imbere yawe cyangwa se kwica imbere hawe, ukica izina ryawe ndetse ukica n'izina ry'igisekuzo cy'iwanyu. Nimba ari indangagaciro mugenderaho ari ugasanga weho hari ibindi ukora bitandukanye nazo, ibyo bintu bishobora kukwicira izina. Reka tugende ku kintu cya 8 ugomba gukora witondera utabanje ugomba kubanza gutekereza mbere yuko ugikora: gukoresha nabi amafaranga. Iyo umuntu avuze gukoresha nabi amafaranga ntabwo ari ukuyakora. Niba ufite amafaranga 5,000 ugashaka gukoresha 1000 wenda nka 6, ugasanga ufata inguzanyo za hato na hato kandi utazi aho uzavana amafaranga. Niba ukoresha amafaranga mu bintu bidafite umumaro, wenda nk'imyambaro ihenze, ugakoresha ibirori byinshi cyangwa se gutanga utazi amafaranga agiye gukoreshwa, uzisanga mu bukene n'umwenda. Gena amafaranga yawe, shyiraho igenamigambi cyangwa se shyiraho ibikorwa byo gukoresha amafaranga yawe. Reka twitonde turebe umwanya wa 9 w'ikintu tugomba kwitondera natwe mbere yuko tugikora: kubeshya. Mu buzima hari igihe kubeshya bikurokora, ariko hari igihe ubeshya nabi bikakwicisha. Umunyabinyoma nta kwizerwa agira iyo bamuvumbuye. Iyo abantu batagufitiye icyizere bitewe n'uko wabeshye ko bakuvumbuye, ntibaguhamagara mu kazi cyangwa se ngo bakurangire akazi, ntibagufasha, nta n'ubwo bakugira inama. Ukubura inshuti, amahirwe, agaciro, byose bishobora guterwa no kubeshya. Kubeshya ari igihe ubeshya wenda kugira ngo wishyigikire cyangwa se wirengere, ariko ukabeshya mu buryo bwiza bitakugiraho ingaruka mbi babimenye. Ariko ugomba kuba real mu gihe ugiye kubeshya, ukabeshya ibintu cyangwa se nabyo ukabyihorera, nibyo byaba ari byiza kurushaho. Ikintu cya 10 ugomba kwitondera mbere yuko ugikora cyangwa se ukivuga cyangwa se ugishishikariza cyangwa se ukora iki. Gusa niba wabona bikunze cyangwa se ibintu byose navuze ari byo, dukore subscribe. Ikintu cya 10, kuvuga Imana. Niba ugiye ari ikintu kuvuga ku Mana, banza utekereze neza, ese ibintu ngiye kuvuga koko nibyo? Ibintu ngiye kuvuga hari aho mbivana cyangwa se ugiye gupfa gusa kuvuga uvuge nabi Imana, bivuge mu buryo butari bwiza, mu buryo buyisebya, mu buryo nawe bugusebya, mu buryo busebya inshuti zawe n'ababyeyi bawe ndetse n'akazi ukora. Imana buriya nitanga byose, kuko buri imbaraga z'abantu ahantu zitangirira, imbaraga z'abantu aho zirangirira niho imbaraga z'Imana niho zitangirira. Rero iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big Win TV, nawe ujye uyibagezaho, banyita Cyubahiro. Niba ubona ibintu byose navuze ari byo, jya muri comment uvuge ati nibyo, cyangwa se uduhe like cyangwa se uduhe subscribe. Gusa ni iby'agaciro. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.